like you. Be strong to hold the powers of the sun. Ako igihe cyose amazara hanze uri muri ibyo ngibyo. Ibyo nibyo biba byakuzanye mu kazi. No si ibyo nibyo burimo. Gwera mu gitondo wifotoza kugeza ngo raporo ashize iminsi 2 nyigusaba kutarayimana no. Wi-Fi ibiri kugenda gahoro. Wi-Fi siyo nkoresha hari. Siyo nkoresha mu biro byaje. Yego. Nabwira hari. Ntabwo akazi ari imikino. Wabyumvise? Ngo warning yanyu. Iyi raporo hashize iminsi 2 nyigusaba na n'ubu nturayimereza. Ndi kuyikora menshi ngo hayi isaha imwe n'ubu utarayimpereza turabonana kandi umenye ko nta muntu ufitiye. Wabyumvise ngo wabonye yanyuma amahirwe yanyuma ndayaguhaye. Uranyumva? iraraye kugeze twumvikane. Ndibana barimo gutwika ukabona views 10,000 mu isaha imwe. Je ndyamye nacitswe. Bandaje matwike ntabwo ngiye bandusha followers. Ngiye kugira boutique mu cyumweru kimwe. Bafre yanjye yapfuye mbona ngezeho umuziki. Hey! Ako usigaye uri umunyenero urondo twangaje hano muri uru rugo kurya urara tubuza kuryama. Ugira ngo guhitinga ni byoroshye. Guhitinga se ni Umuntu arabikorera. Ko mbona amasakoshi watereye hejuru n'ama makeup. Saa 5 z'ijoro. Ngiye gukora live kuri Instagram. Hanyuma se bidufasha cyane muri uru rugo. Ndifuza nuko di ndabona waryamye waryamanye ama makeup nta kutagize.
reka kundeba gutyo se nk'inshira iri mu miyenzi nta n'isoni gusa. Njyewe nakubwiye yuko nifuza kuba umusitari isi yose ikamenya. Umusitari mu biki? Ubona byakwizana. Hanyuma se nikumenya tuzunguka iki? Ubu ngubu batubujije umutekano. Mama urabizi arwaye umutwe urayimusakuriza nanjye ubwanjye wambujije kwiga. Ariko ubu ngubu icyumba cyane ahantu kiri gihuriye n'ibyanyamvira. Kuva ryari imvugo ukavuga unsubiza. Rega amaze gukura mujye mureka umuntu. Wafashe si byawe ukazinga ugasohoka ukajya hanze niyo umaze gukura ukajya muri ghetto. Ntabwo ukagirika kuri gutuza umutekano. Bose mwari iki? Inshuti zanjye ziri live njyewe mbone kujya live kubera iki? Cyangwa ubu nagukubita urushyi ruketse neza. Ibyo wikangishwa ngo umaze gukura. Maze gukura. Bana n'ibyo birinete bitampaye agaciro bimeze nk'iby'imbere. Aho gucyo kucyunyenza. Nkwiyenza ko si biki. Nta kuntu ushaka kujya mu ruka rya mukaduha umutekano. Umenye wibagiye inshingano z'uko ufite akazi. Kandi reka nkubwire nakataraza uzakaza naragenze ndabona. Ubu ngubu abantu bose barakubwiye ngo urasharamye ngura ikizungereza. Umva reka nkubwire abo bantu bagushuka. Ubuzima bwawe buri imbere ntabwo bazigera bagutwaramo neza. Izo social media se ngo ukamenya. Nta muntu ushuka bambwiye ko ngewe nabwo wa muhanuzi wigeze kuza hano akavuga ngo uyu mwana ngo azaba icyamamare isi yose mu mezi. Ntabwo mwibuka mwari mwamushyigikiye. Nose wumvaga mama kagoyire yagendesha. Urumva? Umva. Kandi wowe baguhanuriye ngo uzabona umugabo urishima ukishima cyane. Ngiye bamanurira ibintu byasohora umukumva ko wumva nta kandi kazi ufite muri uru gusibye kurara udusakuriza gusa. Ngiye ndi kubona. Ese bakwangaje mu kazi ko kuba umucuraguzi niba ari ubuhanuzi buri gusohora. Ubuhanuzi se uhanuriwe nande? Reka nkubwire abo bahanuzi baragushuka. Ejo bundi umuntu yarambonye kuri Instagram nagize followers benshi ankubita amadolari 100. Ubwo wowe urumva ari ibintu byoroshye. None uraye mu kazi. Niba ari akazi se wasezeye kare ukagira urukora. Hanyuma ukagenda ugakodesha inzu aho uzajya ukora akazi kawe neza wisanzuye utatubuza umutekano ngiye na mama. Ntabwo bikarana niwe. Mfite warning reka. Tsindura rufunze ibintu by'ibitambaro bimeze gutya gusa. Nta n'isoni. Imikufi wararanye sinakubwira ngo uri gushaka gutwika. Kucyo uburi byuba umeze nk'umwicanyi. Nk'umwicanyi. Umva reka nkubwire utazagira ngo ufite imyaka y'ubukuru ukagira ngo ahari uranduta muri uru rugo. Aho papa atari ndahari we urumva nagukoramo ayo matama nkayasumbaye. Hanyuma nkarebye uzongera kuri postinga. Mani soni gusa. Umva nkubone mu buri warya. Uzinga ibintu byose biri kudusakuriza hano. Ugiye kugenda wanduza amashuka ejo uzaburushya abakozi ngo nibamese ukungana gutyo. Genda rero muramagambo niryamye. Umva waryama waryote nagusekura ngiye ntuzongere kujya numva unsubiza ubugambo. Cyo menya ko hano ndi umukuru w'umuryango. Ndebera kagacucu tuvukana ukuntu kaba kabuje ahantu gusinzira ukashaka gutwika ngo ugapostinge. Ana yanjye umuntu akajya muri n'abajura bateye. Ko yibeshye. Ariko mama kugira mukuru w'igicucu w'umuturage ntako bisa. Reba abandi bana amariki yose bagize makeup azimpujeho zose ko ntabwo babone duce dusigaye. Njye kwibisengingire burira. Kandi nimba umusitari azageze kunyifotoreza ukanguka abantu atumenye ko byatuvuye. Yaranyishe.
ubundi wowe numara gushaka ubwo inzozi zanjye zizaba impamo ingoyi arazihengamije ibintu byose arabyishe batwike aba yantesheje umutwe gasa say hi abafana bari kukureba we ntabwo uri kubibona. Hey guys. Naingi irabamara. Subu kandi arongeye kuko mana yanjye ashobora gutuma umuntu aryama kuko nkurikira ndaje irondo neza umva Hano ndasaza ni gute Davido yaborera reply mu minota 2 umva reka kwirebeshwa hirya no nje kureba akose ako ndashaka kukubaza wasaze ndarara ndi kwirondo ngiye kuki wowe uzumva ryari mvuye hano tuvuganye ngo iki ariko kuvugisha kuramo ibyo birinete kwanza tuvugana utari muri ibyo birinete suzuguriramo ni nuvugishije ukuri nkubangamiye reka kunterekera amaso n'ibyo bintu mbona washyizeho bishininga utamenya ibyari ko abandi bakobwa bitera makeup saa sita z'ijoro ibintu ndi gukora ni platform ibiriho abantu benshi bakomeye b'abanyamahanga kandi byangirira akamaro ntabwo ubitekereza nkubwire sister ngiye mbona utajya wumva ubundi si ibi bintu usibye kukuyobya bizakumarira iki byagutwaye ubundi bizaba amafaranga ningire boutique bazajya bampemba nangire mfungure YouTube channel uri kubyumva so undi nza gukora prank n'ukuntu baho wigeze gutyo cacaka aho ngaho kabisa ani soni gusa prank cyangwa ndi ku rwego rwo kujya gucuruzwa kuri ayo macano yawe reka nkubwize ukuri nkugire inama nka mukuru wawe urumva ndeba igihu kikambyarira igihunyira si turi abana babiri mama afite none nkambona ushaka guca inzira mama atigeze atwereka nyamara mbona uri ikibazo ushatse watuza ugashyira umupira hasi ibi bintu ntacyo bizakumarira urebye neza muri famille yiwanyu no iyo ka papa no kwa mama hari umusitari bagira ngo famille yiwanyu kutavuga yiwacu famille yiwacu nta musitari ukwiye kunyikuraho kuko n'ubundi ukora ibitajyanye n'ibyo nkora nta musitari mugira no mu bisekuruza byacu none urashaka kwandika amateka n'umwami mwigeze mugira ubwo se murumva mwazabaho gutyo ubundi se izi Instagram izi social media uhora uzizakumarira iki mbwira nk'akamaro umva zizakuma amafaranga zizakwakira amafaranga menshi mu buhe buryo ukurikije ukuntu makeup zimbera kumva n'ukuntu nteye abantu birabakurura nakubaye ikigoryi koko reka rero mugire inama nka murumuna wanjye ibyo bintu nushaka ubireke nta kintu bizakumara usibye kuzagukura bikaguta mu mutego wo guhura ukugwa mu kanwa k'impyisi gusa zasama kandi impyisi yo zasamye zirakwasamira zikaguhekenya zikakurangiza nabi ushatse washyira ubwenge ku gihe rero muri ibi bintu umuntu abitangira batabyumva abantu babyumva gahoro gahoro noneho mu byo babategetse mu mabwiriza arimo harimo no kubyuka saa sita z'ijoro mugapostinga mukabuza abantu kuryama mu rugo ubuse wowe wabona abantu mukabuza umutekano uko rusaku mwateje hano iki rusaku twateje meze bite umukobwa wawe hano agiye mbese inzu agiye kwitwika azanaturangiza
nanjye musobanurire gatoya muzi ko ndwaye umutwe reba intara yisiga saa sita z'ijoro abuze umuntu gusinzira afite akazi mu gitondo. icyo nicyo kibazo gihari cyo kwisiga se afite ikibazo cyo kwisiga kurara ansakuriza inshuro eshatu zose muryamisha yangu. ikibazo gihari ni ibyo kwisiga njye ikibazo gihari si ukwisiga ahubwo arisiga agiye saa sita z'ijoro arara abyina mu nzu abuza gusinzira ukajya mu ncura bari hano se ubazi na ba Beyonce kugira ngo bagize hit bari hana b'abahanzi b'i Burayi. njya mbibona muri televiziyo. Njye rero nshaka kuzaba umusitari muri famiye y'iwanyu ariko mukuru wanjye y'iwacu famiye nyine hose yo kwa papa nta nubwo ukimenya n'ikinyarwanda mwana vuga y'iwacu kuko twese turi umwe sibyo famiye y'iwacu ariko ndi postingira urebye David yampostinze David si umuzi wo muri Nigeria. Ibyo byose ni ibintu bituma abantu bamenya bigatuma nazaba icyamamare ku isi hose. Ndashaka kubaza ngo urusaku numvishije rukankangura rutewe n'iki ruturutse ku kimusubiriremo nagusobanurire impamvu nkubitaga oya umwe nagenda ahereza undi jambo neza kugira ngo mbashe kubisa umwana wo ngiye mukubita namuje ndamubwira niva muri ibyo bintu ryame ngiye nifite akazi mu gitondo urabizi ko nifite assignment zo kwishuri narindi gukora yambujije kwiga ubu wakora assignment uyu muntu arare abyina ukumva ibintu bimeze neza mwana areka mubwire ubwo ni iki cyerekana kuri mukuru wowe ni iki cyerekana je nigeze mukubita ko namubwiye ngo nanyeretse inwereza se ko izihe napfu ntabwo birora ntabwo yigeze mfura wiyimbeshe uzi ko ari uguhogotera umwana wo najya mvana aho baje dore kwa murezi baje atashobora kumva je nigeze mukubita ubu si bikomera afite ari he oya ariko ntukajye upfunyengereza mama namutikurura noneho kugira ngo abone ko biri seriye none umva reka mubwire ikibazo gihari ni kimwe wowe ubundi byagenze gute kugira ngo umuvandimwe wawe aza gukubita kubera ko yasanze ndi kwibyinira wabyinaga se ari igihe cyabyo wenda nanabyinya atari igihe cyabyo ariko nawe yambangamiye wirirwa ureba ku masosho media sibyo ndabyemera ko hano naguze rwose ufite ifatabuguzi ariko none ikibazo ni kimwe ntabwo uzi kumenya igihe n'umwanya wacyo ntabwo ndongera kubikora nijoro mukuru wawe ntabwo uzi yuko aba afite gahunda yo kuruhuka nawe njyewe se ntabwo uzi ko mba buziduke njya mu kazi ndabizi none se kubera iki bana banjye ko ndabasigaranye muri babiri kuki mutagomba kumvikana bimeze bite mubaza nyine impamvu atumvikana ambangamira impamvu tutumvikana akarara ijoro ryose wajya ngo nakazi arimo ubu se umuntu wamwumvise hanze yagize ngo turacuragura nicyo kibazo cyanyu muvugira hamwe nicyo kibazo umwe avuze n'undi akavuga nari mbajije wowe nari nkubajije ikibazo ni iyihe nyigisho uba urimo guha murumuna wawe kugira ngo byibura aba yakugenderaho inyigisho mba muha ni iyihe ni ukuza kumuryamisha ngo areke ibyo ari ukamukubita ntawe nakubise ariko arabeshya arankubita imigeri n'ibigikwerera ukuntu azi kurwana ababona njye nta mbaraga nifitiye ubwo rero ikintu nashaka kubibwira mwabana b'abakobwa mwe ari wowe nakubyaye uri bucura bwanjye uyu ni imfura yanjye sibyo igishimishije ni uko noneho twese duteraniye hano imana yarabafashije mukaba mungana gutya njye ndishima buri umwe wese abibazaho aka ni akabazo rero twabasha gukemura basha kumva mukuru wawe ibyo akubwira imbuga nkoranyambaga ni nziza ntawe uzanga ariko gusa ikibazo gihari ni kimwe ni icy'uko hari abazikoresha nabi mu buryo bufifitse ukuntu dufata urugero ushobora kwifotoza wambaye ubusa ukavuga ko wariye hiti wamara kuvuga ngo wariye hiti mu minsi iri imbere hariya buriya hari aho bibikwa nyuma y'imyaka ukazabyara nawe warangiza kubyara noneho umwana wawe akaza kugira wenda nk'umusheri nawe sibyo uwo musheri akazabona nyirabukwe yambaye ubusa harya ubwo uwo mwana aje kwereka sheri we ati dore mama wawe uko ameze harya ubwo uwo mwana azaba ameze ati yababara urakoze cyane ni ukuvuga ngo iyi nama mukuru wawe yakugiraga ni nziza reba nk'ubu ngubu arabyuka ajya mu ishuri sibyo nanjye ndabyuka njya mu kazi ubwo rero bivuze ngo turyamye iri joro
tugiye kuryama igicuku cyose kubera wowe Cadette sibyo rero gerageza tujye kuryama kandi noneho usezeranye neza yuko utazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi. Erega mama ngiye rwose simwanga muri umuna wanjye sibyo rwose niba ashaka kuba n'umusitari ni byiza ariko arashaka gusitara mu biki ubwamamara ashaka kwamamara ashaka kwamamara binyuze mu zihe nzira nta zindi content wakora zitari zo kurara upostinga saa sita z'ijoro umuntu wese akureba mu mutwe abona yuko ufite ubwenge bwayayutse ubu se umukoresha wawe ku kazi nabona ku mbuga nkoranyambaga ko atazihejweho arabona yuko umeze ute mu mutwe ikibazo hanyuma se bakubyaye bo arabona yuko bakureze gute ntago ari we wenyine ikimwaro kiba kigiyeho kiba kigiye no ku muryango nta muntu kwanga ufite ubundi buryo wakwamamaramo n'uburyo wakoresha izo mbuga nkoranyambaga zawe ukamamara kandi bitagukujeho iki bitagukojeje isoni ngo bizikoze n'umuryango biteze n'umutekano muke hano ukiyubahisha natwe ukatwubahisha hari uburyo bwinshi bushoboka bwo kuba wakoresha imbuga nkoranyambaga ukagira na content nziza ushyira mbabarira ntabwo nzongera kubaraza ijoro nimba ari video nyine nzajya nzikora ku manywa zimeze zitezo zimeze neza z'urukozasoni ntabwo njya ngo ari z'urukozasoni uzajya ukora iyi video sinagusanze se wambaye amasharupe wararanye mu buriri upostinga wishyiraho byarangiye nawe igihe rwose ugenza gake kuri murumuna wawe mwana wa ntabwo rirarenga sibyo wowe isubireho kandi ibintu byose bizagenda neza ntabwo rero reka tugire tujye kuryama ntaryame n'ubundi se ko bukeye twaraye irondo harabura agahe gatoya rwose nyuma y'isaha turaba tugiye twongeye tubyutse bye chérie ijoro ryiza Hello? Morning. Byiza boss. Kono kubana mukazuri. Naye ndimo kuza ndi mu nzira. Ukuza. Wakerewe. Hari raporo nari ndi gukora ntari nasoje ejo. Iyo nagusabye ejo warayirangije? Ntabwo ndayirangiza. Ajya rero imikoranire yacu nawe ndabona imaze kugorana. Gute se boss? Ndagusaba yuko guhera uyu munsi waba uhagaritse kuza ku kazi tukagushakira cyangwa tukabanza tukakwigaho tukareba buriya tuzagukorera tukajya kugukina. Ubwo ntabwo nzongera kugaruka gukora? Yego uyu munsi ntuzongeye kugaruka mvuga tuguhamagaje. Ko boss nakwisubiraho rwose kugira ngo bigende gutyo. Nta kibazo uzaba wisubiraho tuzakubwira. Yego. Sa rero ugira umunsi mwiza. Umunsi mwiza. Noneho akazi baranyirukanye. aho umunwa w'uyu mukuru wanjye ndawukira. kubera ririya joro rero twaraye turi mu rusaku rw'urumuna wawe ibaze mama nanjye bafite ibitotsi kabisa uyu munsi sinzi ko umubyizi uyu munsi mucyura pe ni nkaho ntaryamye narayirondereka ko bahise kuba mugize ideya mugize baje ariko nawe rero
ntago sabonye ko twamuganirije neza kumva Washyizemo n'iby'ubucura. nene Umara njyewe nkoze ko ukuntu uhita umbwira ukansomera imigani myinshi. erega uri ipfura ugomba kumenya ubwenge Ese njye ntabwo ngomba kwitabwaho nk'abandi bantu. nakwitaye ariko mwana wanjye ubona ko nta kibazo n'ikihe kibazo wigeze ugira se ujara amafaranga yanjye Naraye irondo no kwimana pe. se ibintu byano byose Ayamba bishimye mpagariye daso. tugiye kunywa amazi arimo indimu buriya biroroshye icyore ese kaje yarakaye bimeze bite waramutse ute mwana Aramutse neza. Kanza humeka insigane se ahubwo ninde umwirukanka. Nawe n'ibyago nabyutse mpura nabyo. Ibyago utasohotse muri ino nzu. ibyago gute se kandi wa mwana wanjye disi dore gitangaye uzi ko ararana na bya binoza azi ko ararana bya binoza ku maso we Tabirarana se sawa siko abasirenga ngo sirenga. oya yari atagibwirira akabazo wahuye nako ko aje kutubwira ikibazo yahuye nacyo waretse ukacyumva Boss wanjye yansezereye ku kazi. Bamuki? Bose yagusezereye ku kazi. Yego. Ubwo se yagusezereye kubera iki? Nabyutse nkererewe. gusa Urumva nari mfite warning nyinshi yampaye mu kazi. Rero nkererewe kujyayo uno munsi ampamagara ambwira yuko bampaye igihe cyo kwitekerezaho. ubwo bakwirukanye neza Banyirukanye ambwira ko nyine bazampamagara nibiba ngombwa. Wese witekerejeho wasanze akurenganya cyangwa urazira ukuri? Ndazira ukuri. Urazira iki mukobwa mwiza tuvukana? tubwire Social media. Erega rubanda ibibona nimba y'abakonje siko mu majye avuga siko ujya uvuga mu niko njya mbabwira kandi burya nyamwanga kumva niyanze no kubona dore nuko bikugendekeye nyine bamuhana avayo ntibamuhana ajyayo igumire hano mu rugo nyine ubwisomo uraribonye ubutaha ntuzabyongere. Ese ibyo twakubwiraga bonaga tukwanga. ubu gahunda ya rero ugiye kwisubiraho wige n'andi masomo yandi wari warasigaje kwiga hanyuma uzabona akazi kandi. Murakoze amazina yanjye ni Ariye nk'uko mubizi. Sene nakinnye uno munsi rero yanyigishije yuko cyangwa namwe yabigisha yuko ukoresheje social media nabi byakuviramo kubura akazi no gushwana n'abantu b'iwanyu. Ni byiza iyo uyikoresheje mu nzira nziza nta byo kuyikoresha nijoro ngo ubure kuryama kandi ufite umwanya uhagije ku manywa wo kuba wabikoramo. Ni byiza rero ko wamanaginga umwanya wawe utakaze kuri social media n'ibindi bintu ku ruhande akazi n'ukuntu ubanye n'abantu b'iwanyu. Murakoze rero mukore subscribe, mukore share, comment, ubundi tuzajya tubahereza ibintu byiza cyane namwe muduhe ibitekerezo by'ibintu twabakorera. Ciao ciao.